ikintu cyerekeranye rero n'urupfu rw'uriya mwana abantu benshi rwabatangaje banumiwe kuko abana benshi ejo baramubonye ari muzima nta n'ikibazo ariko nyina ngo yaje kujya ku isoko aho agarukiye asanga umwana ari mu mugozi n'umwana w'umugore niwe waguze hariya arabubakira yego n'uramuraga waratoteza umugambo bwati hano ntacyo hamaze nta n'icuri cyo ibintu n'ibyanjye ngenyine n'ibyanjye uri umurimbo gusa mugabo ntabwo bamufunze rimwe bagiye bamufunga ariko bakamufungura bitewe nyine buriya ukuntu inzego zibibonamo zikabibonamo akarengane bakamufungura ariko muri no minsi yari amaze iminsi adahari yarigendeye nkamwe mwahageze murumva mushobora kuba mwateye icyumvirizo uwo mwana yiyahuye mwumva ko wenda yazize n'ukuntu umuntu yiyahura ariko agasiga hari ubutumwa asize cyangwa se hari icyo avuze nta makuru mwamwigeze mumenya yihishe ku rupfu rwe uriya mwana nta bintu byinshi yakoze yasize akoze kirika mu imashini yasize agasiga avuze ati muzaye muri umuntu wanjye ubwo inkuru twabimenye ko hari umwana muri urwo rugo yiyahuye twagerageje gutabara rero kugerayo dusanga kuko inkuru n'impamo usanga umwana yimanitse mu mugozi mu nzu iwabo mu by'ukuri uwo mwana ntabwo arasanzwe aba muri urwo rugo agenda tujya mu nzu dusanga umwana yimanitse mu cyumba ise ntiyaherukaga n'ahangaha nyina yari avuye ku isoko yego ari umumotari umuzanye yamanutse aha mu muhanda ahangaha yego umumotari amuzana mu parikara mu muhanda nibwo yahise atabaza rero ise we ntiyaherukaga sinaherukaga no kumubona se yari yaragiye ubwo n'ubundi se ko hagera akamwirukana n'ubundi habaye nk'inganzwe bisobanuye iki kuba umuntu yaba yagize ibyago ariko abandi mwamutabaye ntabumve natwe tuyobeye ibyo bintu byatuyobeye ubundi mu muco nyarwanda ubundi umuntu agira ibyago abantu bakagenda bagacana igishito nta gishito cyahageze yego bagacana bakicara ku muriro bakaganira bakabyina bakaruko ijoro rigacya mpaka kuzageza igihe umuntu ashyingurirwa yego abantu batabura muri urwo rugo haba ku manywa haba nijoro abantu bakaba bari muri urwo rugo rero urwo rwanyobeye nayobewe yibara abanyarwanda nayobewe niba ari ibiki byanyobeye batwirukanye rwose ariko nayo byambabaje ejo nibwo twakubitaye na nyina sagahera afite avuye kuri moto kandi nabwiye ati se mabuja imeze bite ni sawa ati bikora imana kuki ubona mvunika ntuza kumfasha nabwiye ati rero ntago ndabona ko turi kumwe n'abantu ariko nanije gutwaza ariko naribi nagiye mu rugo ngeze mu rugo ko nagarutse numva mbona imbaga y'abantu hari myinshi cyane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe tugusanze ahangaha muri Rwamagana uratangira utwibwira utubwire inkuru yabereye ahangaha biri kuvugwa ko hari umwana w'umuhungu uri hagati y'imyaka 20 na 23 wiyahuye kubera amakimbirane yo mu muryango byagenze gute kugira ngo umwana aze kuyahura mu umwana w'umuhungu banyita Irankunda Claire nkaba ntuye mu mudugudu wa Kavuga Kagari ka Nyarusange umurenge wa Muhazi yego ejo saa 10 umubyeyi w'umwana yaratabaje saa 10 z'amanywa saa 10 z'amanywa yaratabaje yego tujya kumutabara tugiye kumutabara turagenda tujya mu nzu dusanga umwana yimanitse mu cyumba narageze musaha yimanitse twarahageze dusanga yimanitse mu cyumba yapfuye kugira ngo uwo mwana aje kwiyahura mwumvise ko ashobora kuba yiyahuye bigenze bite uriya mwana rero ntago twamenye icyamwiyahuje kuko mu muryango wabo hahora amakimbirane saa y'ubu sinayo uyu mwaka nayo mu wundi mwaka bahorana amakimbirane n'abantu bamaze igihe kingana cyane n'abantu bamaze igihe n'umwaka bashobora kuba bawumazina kuko nanjye nari
nari munyerondo muri uyu mudugudu. Yego wari uri mu bashinzwe umutekano yego. Nkawe nk'umwe mu babaga mu buyobozi icyo gihe urumva niba hari famiye ifitanye amakimbirane babibagezagaho hamwe nk'ubuyobozi mwabafashije iki ese mwigeze mwabegera ngo mwumva ayo makimbirane ashingiye kuki? Hariya iyo bagiranaga amakimbirane we umugore n'umugabo uwo mwana ntago yahabaga. Iyo bagiranaga amakimbirane umuyobozi udukuriye yaraduhamagaraga ati nimujye kuri uruguru nuru hari amakimbirane mujye kumva. Twahagera rero umugore agafata inkoni ngo ntago ashaka ko hari umuntu umwinjira mu rugo ni mu rugo rwe. Tukaguma aho ngaho biza kugeraho agirana n'amakimbirane n'umuntu bari badikanyije isambu. Ibyo biba ku manywa y'ihanga. Tujya kureba tugezeyo ubwo yari yateye imiyenzi mu kw'abandi yarengeye yagiye mu murima w'abandi uwo mugore yego yateyemo imiyenzi nyine yarengeye nk'uko watera zirandaba. Ubwo tujyaho hari ku manywa hari abayobozi bose badukuriye twese twari duhari yego. Umugore ashaka no kurwana naho ku manywa y'ihangu afata inkoni ngo ntago ashaka ko hari umuntu umurimburira urugo. Ubwo umugore rero kugeza naho nari umuyobozi bambwiye ati jya kwambara imyenda uzumujyane kuri polisi kubera amahane yari afite. Yego. Uriya mugore rero muri uyu mudugudu kuva namubona ntago ajya ashoboka. Nayo makuru. Yego. Uwo mwana se ashobora kuba yiyahuye kubera nyina cyangwa se papa we? Buriya abantu utabereye mu rugo ntiwamenya kuba yiyahuye kubera nyina cyangwa papa we. Yego. Bo mu rugo rwabo nibo babiziranyeho ko umwana yiyahuye. Yego. Mu rugo mwumvaga ko umugore n'umugabo bapfaga ikibubwa umwana ataraza. Umugore we iyo umugabo ageze mu rugo aramubwira ngo inzu ntago ari iye. Sobanuye ko umugabo ari umwinjira? Ngo inzu ngo n'umugabo we ntago tubizi niba ari umwinjira baje baturutse ahandi. Baje baza. Ariko umugore we ku giti cyarahagarara akavuga ati hano ntago ari iwawe. Nta jambo ufite. Nta jambo ufite hano mu rugo ni inzu ntikureba. Mugabo ubwo nta kubitwa? Umugore ufata inkoni se ubwo urumva atakubita n'umugabo. Bari bahorana amakimbirane menshi cyane. Yego. Ku munsi w'ejo tubigereho neza tubiganireho kugira ngo umugore abatabaze. Ese nkamwe mwahageze mbere ntabwo yigeze ababwira ati se umwana wanjye agiye kubera yiyahuye kubera impamvu? Nta kintu yigeze avuga nta nubwo yashakaga kwiteza abaturage twarahageraga akatwirukana. Hari amakuru abaturage benshi yabirukanaga na ba mudugudu yarabirukanye nimugoroba na gitifu akagari yamwirukanye ngo nta bana ashaka aho ngaho. Nubwo umuntu ntiyaba adashobotse umuntu ufata ubuyobozi bwose akabwirukana? Nubundi ntago ajya ashoboka nge muri make yanjye mbashije kuvuga uriya mugore ntashoboka kuva namubona muri uyu mudugudu. Niki kintu nkawe nk'umuturage wakisabira inzego z'ubuyobozi zo hejuru kuko urumva ko uwo muturage ashobora kuba bangamye muri quartier kuba mwese mumwikoma? Si kuba bangamye si yaba ari ubangamye wenyine amakimbirane mu mudugudu cyangwa mu karere umugore n'umugabo ntago bamenye ibintu bapfa. Yego. Ariko nyine bo bafite amakimbirane bizwi n'abayobozi barabizi. Yego. Uracyari ndabona n'umuntu uzagukora arabona ko uracyari muto ntago ukuze cyane. Ufite imyaka 25. Yego. Uracyari umujeni. Ubwo rero iyo ubonye umugore mufitanye amakimbirane wowe yaba umugabo hunga cyangwa umugore ahunge. Ayo makimbirane bayakurikirane bundi bindi bizasobanuke nyine. Yego. Hari amakuru avuga ko hangaha muri Rwamagana ubundi ngabagabo babaye inganzwa ngabagore barabakubita rwose. Abarabo magura rwose. Nta mugabo ngira ariko abagore barisigaye abagore basigaye mwabahaye ijambo none nabo bari bishyize hejuru. Bahawe intebe bayihagararaho. Cyane. Oya. Umugore ubu nta mugabo muri Rwamagana ukora ku mugore. Uramukoraho bakaba bamwambitse igikoma. Yego. Ukabona panda gari ramanutse bamujyanye utabizi. Abagabo ubwo ngubwo se abagabo mu barenganure. Barenganure. Kuko bari kurengana nabo. Abagore yenda muye mubagijeje nko kuri 50%. Yego. Kuko bamaze kwirarika cyane umugore ari kujya mu kabara agakora ibyo adasha ibidakwiriye asize umugabo mu rugo. Ubwo bidakwiriye ni bihe? Akagenda akajya mu kabari kandi asize umugabo mu rugo. Atetse. Akanywa atibwira ngo ari butahe muri rwa rugo. Yego. Nuko ibintu bimaze Rwamagana. Umugabo yasigaye atetse mu rugo. Cyane rwose ayuhagira n'abana. Ibyo bintu uko bikomeye. Birakaze muri Rwamagana. Bigusigira wowe bigusigirira isomo ubwo? Nge nta mugabo ngira ariko bitsigira isomo ryo kureba nk'ubwo uri kureba umugore mu kabari afite umugabo kandi uzi ko yamusize mu rugo. Yego. Urareba kumirwa. Umva uzashaka?
yewe hari n'igihe ngiye mvuga ko ntazashaka nzabyihore. Uzibyarira gusa mfite umwana umwe w'umuhungu. Uzamurera? Nzamurera. Ko numva ibintu bikomeye. Ibintu birakaze muri Rwamagana. None ubwo kandi muri uyu mudugudu hari abantu bafite amakimbirane menshi nuko abayobozi batabasha kubegera ngo abo bantu babe babegeranye. Yego, niki usaba ubuyobozi bwanyu? Ubuyobozi bwacu ndabusaba yuko bwazajya buza nko muri iyi midugudu ifite bagashyiramo nk'isibo rikaza bakajya bavuga ibibazo byabo. Yego. None ni iwo muryango bapfushije umwana wabo ari kuragira uti abantu twagiyeyo dutabaye kandi banaduhuruje ariko twagezeyo bafata inkoni baratwiruka. Ntago yafashe inkoni yatubwiye ngo nta muntu ashaka mu rugo rwe, ngo arashaka kwiganirira n'abahari gusa kandi abahari ntibarenze babiri. Yego, mu muco wa Kinyarwanda busanzwe habaho gutabara kandi n'umuyobozi wacu wa Rwamagana yari yasize atubwiye nkatwe twari duhari nimugoroba ati nimwegere no mubyeyi mumufate mu mugongo. Yego, yasize abitubwiye umuyobozi w'akarere ka Rwamagana. Yego, none ari kubirukana? None ari kutwirukana, si yatwirukanye n'injoro gusa twagira ngo nihungabana, none na mu gitondo yatwirukanye. Ko hari amakuru avuga ko ngo ashobora kuba ari muri ba bantu basengera mu mashyamba baba mu madini atazwi. Uriya mugore asengera mu ishyamba, asengana n'abagore benshi cyane. Ntago ajya asengera ngo agende ajye mu rwiko bajye gusenga, ni bamwe banyura mu ishyamba bakajya gusengera mu ishyamba hari ako Karake cyangwa aho hakurya Nyarusange. Yaba ariyo mpamvu iri gutuma birukana? Bariya basenga amasengesho yabo, ntago basenga amasengesho nk'ayo mu rusengero. Ntago basenga amasengesho y'abandi ari amadini, ntuzi ko bigeze no kuyaca. Ariko bo baracyayafite agatsiko no mu rugo iwe baza gusengerayo. Ibyo bintu ntago ubwo mwabimenyesha inzego zibishinzwe ko kuko hari igihe zari zibifitemo imbaraga ariko ubusinzi aho byagiye. Ubuyobozi bwanyu ntibwaba budakora neza? Uyu buyobozi burakora ahubwo ubusinzi ukuntu byaje kugenda. Kuko nkiyobora. Yego. Nayoboranaga ntuza gitifu wacu yari yaratubwiye yuko abantu tuzajya tubona bagiye gusengera mu ngo cyangwa mu ishyamba tuzajya tubivuga. Mukabakumira. Twebwe tukabivuga baza no kumenya yuko twabatahuye ntibagaruka mu ishyamba. Yego. Ku buryo naha hirya mu Karake wahagera ugasanga abagore babuzuyemo bari gukubita inturusu ngo bari kwirukana amadayimoni. Bari gukubita inturusu? Bazimazeho ibibabi ngo barakubita abadayimoni, barakubita abazimu nk'igihe bagiye mu rusengero ngo bajye gusenga. Cyangwa nka kumwe twarayirondo ukajya ukabona umurongo w'abagore n'abagabo bavuye hari hepfo barazamutse bageze ruguriya ari umurongo uvuye gusenga utazi aho wasengeye. Iyi sase uyu munsi wa none ntago mwari mwamenye ikihishe inyuma cy'urupfu y'uwo mwana w'umusore. Ikihishe inyuma cy'uriya mwana ntago twakimenya kuko uriya mwana yapfuye na satahari. Ntago icyo se ntiyaherukaga nahanga. Nyina yari avuye ku isoko. Yego. Ari umumotari umuzanye. Yamanutse aha mu muhanda hanga. Yego. Umumotari amuzana mu parikara mu muhanda nibwo yahise atabaza rero. Ise we ntiyaherukaga, sinaherukaga no kumubona. Se yari yaragiye ubwo. Nubundi se ko hagera akamwirukana. Nubundi habaye nk'inganzwa. Ubwo umugore ntashobotse. Ntago uriya mugore ashobotse. Reka tugushimire. Murakoze. Yego papa, tugusanze ahangaha muri Rwamagana bivugwa ko hari umwana w'umusore w'imyaka 21 wiyahuye, ariko nanone abaturage bagakomeza kugira bati inaha mu murenge wacu harimo amakimbirane menshi cyane. Biterwa n'iki? Ese uwo mwana nkawe nk'umuturage wanga ushobora kuba wamenya amakuru umvise ko yaba yiyahuye kubera iki? Amazina yanjye nitwa Kabenya Jambe. Yego. Mba mu murenge wa Muhazi ariko sinawuvukiyemo. Mumazemo imyaka myinshi. Nigeze no kuba umuyobozi w'umudugudu. Yego. Ariko kubw'impamvu z'akazi nyine ndegura. Uyu mudugudu turimo wigeze kuyobora? Umudugudu wa Muhazi, akagari ka Nyarusange, umudugudu wa Kavura. Yego, wigeze kuyobora umudugudu? Nigeze kuyobora kuko nuba narayoboyeho ndabizi, nayoboye imyaka igera muri 3. Yego. Abizi ko abayobozi b'imidugudu bamara 5. Bivuga ngo nuri ubu ngubu ari wo mu rwego rw'agateganyo kuko abayobozi b'imidugudu ntago bari bongera gutorwa. Ntago barongera gutozwa. Yego. Ikintu kirekeranye rero n'urupfu rw'uriya mwana. Abantu benshi rwabatangaje banumiwe. Kuko abana benshi ejo baramubonye ari muzima nta n'ikibazo. Ariko nyina ngo yaje kujya ku isoko aho agarukiye
ahagarukiye asanga umwana ari mu mugozi. Iyo mwaganiraga n'abandi bajeni begeranaga n'uwo mwana wumvaga intekerezo ze ari izi, hari uko ushaka kugana n'umuntu ukumva nk'ibitekerezo afite ukumva ko yihebye cyangwa se ibindi bintu? Hari cyo tuvuga ngo abana baraganira, ariko buriya hariho urubyiruko, ahanini urubyiruko rusobanutse rwize ntirukunda kuvuga rusanze rugenzi rwarwo rutize. Ntabwo waba warize ngo uzuganire n'umuntu utarize, sibyo? Bo ahanini baba bari mu gatsiko k'abantu b'urugero rwabo bigana cyangwa baziranye. Ntabwo waba umaze imyaka ingahe 3 uje iwanyu uri ku ishuri ngo uzite ufata umwana w'umuturage mwabana niyo mwamuri inshuti muganira hashize igihe. No kuvuga ngo uriya mwana yari ahamaze iminsi yo yari ahamaze ntabwo ari myinshi, ariko yari ahamaze iminsi. Ariko ruriya rugo nanjye ubwanjye nyiri umuyobozi, ingo z'amakimbirane turazizi, tuba tuzizi kandi tuba twarazitanzemo raporo. Ngira ngo ngewe rero nsaba ubuyobozi ahanini ingo zifite amakimbirane, nabo bazi ko iherezo ry'ingo zifite amakimbirane ari urupfu. Niyo batabashije gutandukanya abantu bafitanye amakimbirane, n'umuntu afitanye amakimbirane imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, ubuyobozi bubizi. Nabwo bwagagombye kuza budufasha bukagiramo uruhare ko kudufasha kugira ngo tubashe gutandukana mu mahoro, naho ugize gute nawe ishundi, kandi ibyo dufite tukabigabana bitewe nuko twasezanye, tutarasezanye, ibyo twaba twaragezeho byose twagagombye kuba no guhunguka bisigaho kugira ngo muze kubabwira mu buriya mu guhunga biba byiza. Uyuhunze pe abagabo turagenda, ariko biba byiza iyo ubuyobozi bubizi, iyo ubuyobozi bubizi ko wagiye uri umugabo waranditse ukanasinya n'ibyo usize byose ukabisigira umugore ukigendera. Bitanga amahoro ku buryo wa mugore ejo nagusangana n'undi mwana n'undi mudamu cyangwa undi mukobwa wifitiye ku ruhande atazagutera wose sakwe, atazagusaza cyangwa azana ibintu by'amagambo usangane n'uwo murarwanira mu nzira cyangwa byabaye imbyino. Bivuga ngo rero ngiye icyo nasaba inzego zo hejuru, nasaba nsaba karere kacu rwose ngiye nabonye ko kunze kubamo ibintu bitari byiza. So kuvuga ngo umurenge wa Muhazi niho wabayemo ibyo bintu, ariko akarere ka Rwamagana kacu gakunze kubamo ibintu bitari byiza, gakunda kugaragaramo impfu nyinshi, abicanye, kandi impfu zikunze kugaragara n'iz'urubyiruko. Iz'urubyiruko n'iz'abantu bakuze, kandi ahanini ngiye mbikurikiranye kuri telefoni no ku makuru aho hose mba mbibona ku mbuga. Mbona ahanini ari umutekano muke mu bashakanye, niho bituruka. Ni iki kibitera kuba abantu benshi n'aha mu ngo zabo bashobora kuba bafitanye amakimbirane? N'amakimbirane nk'aho nk'umuntu wabaye umuyobozi aturuka kuki? Amakimbirane ahanini aturuka ku bintu byo kwirara, ngiye mbyita no kwirara. Ugasanga nuba ngende umugabo nagiye mu kabari nkataha saa 3, umugore ataha saa 4, kandi nta jambo ufite ryo kuvuga ngo tutacyaye amasaha. Nkoraho ibeshye unkoreho, nkoraho bagutware. Kandi ko kuyugize ngo uravuze, baragutwara da. None iyo bagutwaye, barabagabo baravuga ati turacyari mu iperereza. Ya minsi 5, minsi 3 igashira uri ruguriri, kandi uri murarengana 30 jours igashira 5 minsi ukayimaramo mu munyururu. Twebwe rero ikintu nasabaga nsaba ubuyobozi, shima namwe mwabashije kugera inaha, kuko kuba mugeze inanganje biba binshimishije, kuko bari ubwa mbere burya abaturage benshi nubwo baba babazi no kubumva. Mbashimira kuba mwaje kutuganiriza kugira ngo tubagezeho n'ibyo tuba dufite mu mitima yacu. Nukuvuga ngo twebwe ingo zifite amakimbirane bitagombye guca ku nzego mu baturage, inzego zo hejuru guhera ku mudugudu kuzamura ku murenge, ku kagari, inzego ziba zijize ingo zifite amakimbirane, kuko ziba zaratanze. Inzego zibafasha iki? Zibafasha iki izo nzego kuba urugo atari ubwa mbere rubayemo amakimbirane, atari ubwa kabiri bikageraho abantu byabaviramo kwicana? Inzego zo zibafasha gute, mubanye gute n'inzego z'umutekano? Inzego z'umutekano ziba nziza, ariko ahanini
sisi dukorera ubuvugizi n'ubukangurambaga ubukangurambaga mu baturage nk'ubu ngubu nk'urugero nk'ibyabaye byabaye twagombye kuba twahuye n'inzego zikatuganiriza zikaduhumuriza zikatubaza impamvu ingo zifite amakimbirane urupfu rw'uriya mwana n'ubari muzima n'ubari yararwaye yego natwe tukabibabwira none bakatubasha kutubwira ati ingo zifitanye amakimbirane gutya nuko ingamba zazo turazifite yego none natwe tukaba mu ngo zacu tufifuka ati ejo nejo badufatiye ingamba uzazigira uhohotera umugore azaza hanwa gutya umugabo ahanwe gutya umugore ahanwe gutya umugabo ahanwe gutya ariko uragira ngo ufite ikibazo umugabo akaba ari ugira gute uhohoterwa yego ari uriya rugo uko nduzi bubatse mari bahubakana nyiriho nyir'umuyobozi yego ariko ntago bari babanye neza umvaga rugo rwari mu myijyane no kufunga umudamu ngo afite umwana we bambwiraga ko numva amakuru avuga umudamu afite umwana we n'umugabo akagira umwana we yego bose babyaye ku ruhande ariko bashakana noneho buri muntu afite umwana ariko umwana hanini uwaguriye hariya niwe nabashije gusobanukirwa neza nuba ari umugore cyangwa ari umugabo uwaguze kira kibanza kanabubakira kubakira ababyeyi kibanza ubwo n'umwe mu bana babo n'umwe mu bana bumwe muri bo yego uno kuvuga ngo numwe nuba ari umugore nuba ari umugabo n'umwana w'umugore yego n'umwana w'umugore niwe waguze hariya arabubakira yego n'uramuraga baratoteza umugambo bwati hano ntacyo hamaze nta n'icuri cyo n'ibyanjye ngenyine n'ibyanjye uri umurimbo gusa uramugabo ntabwo bamufunze rimwe bagiye bamufunga ariko bakamufungura bitewe nyine buriya ukuntu inzego zibibonamo zikabibonamo akarengane bakamufungura ariko muri no minsi yari amaze iminsi adahari yarigendeye nkamwe mwahageze murumva mushobora kuba mwateye icyumvirizo uwo mwana yiyahuye mwumva ko wenda yazize n'ukuntu umuntu yiyahura ariko agasigara ubutumwa asize cyangwa se hari icyo avuze nta makuru mwamwigeze mumenya yihishe ku rupfu rwe uriya mwana nta bintu byinshi yakoze yasize akoze kirika mu imashini yasize agasiga avuze ati muzaye muri umuntu wanjye na password yayo nicyo kintu yasize yanditse ni ukuvuga ngo ibintu byose byabereye muri ruriya rugo ibyadutangaje ahanini ruriya rugo ntirugendwa ubundi aya masaha twagagombye kuba turiyo yego hari ababyeyi bazindukiyeyo barabirukana ati tubashaka nijoro twagagombye kuba twacanye igishito hari icyo twita igishito mu kinyarwanda cyacu tukacana kuzageza igihe umuntu tumushyinguriye tukakizimya kuzimya ikiriyo ku kiriyo ubu twatuma turibaza ukuntu uriya mwana azashyingurwa n'ubazabona bazamushyingura cyangwa ari leta izamushyingura ariko njye mbibona ari nka leta kuko nuba nta muturage n'umwe se warayeyo nta n'ugerayo ubwo watubwira ngo tujye gushyingura ntabwo dushobora kujya gushyingura buriya bara ibintu birebire ariko ikindi kintu cyatubabaje uzi kwegereza akamikoro yego ikintu cyatubabaje cyane nuko umugabo yahaje akiza akimara kumva iyo nkuru nawe umugore akamubwira nabi batunganye kandi yatunganaga cyane twumva urugo rwe rwose umvaga bavuga ibiki nkawe umuntu wabyumva ntabwo n'umugabo mushaka muri uru rugo ntabwo mushaka abwira polisi abwira abayobozi bose ati ntabwo mushaka mu muvane hano umwana wapfuye n'uwo babyaranye cyangwa n'uwo yamusanganye uriya mwana ngewe amakuru dufite nuko batubwira ko umwana ni ukuvuga umwana w'umukobwa niwe waguze hariya arubaka noneho umwana wapfuye ni wo w'umugabo ariko uwo mwana nawe akaba yabaga hariya mu rwego bwo ni mukasi kwa mukasi yego nuba yaraje avuye ku ishuri agasanga se nawe uhari agasanga se nyina ari uhari niwe bibaniraga ariko ubwo n'ubundi babanaga mu buryo byumvikana neza buryo butari bwiza ko yatotezwaga nawe yego umwanzuro rero yaje gufata twese wadutunguye ngira ngo n'ubundi nanone nongeraho n'ikindi kintu cyo kuvuga ubukangurambaga si ukuvuga ngo ubukangurambaga mu ngo zifite mu makimbirane tugira n'ubukangurambaga mu rubyiruko yego urubyiruko hanini rukeneye imfashanyigisho zo kuvuga ngo nuba ari imfashanyigisho zivuga ngo urangije amashuri uvuga ngo icyo wize nicyo uzakora tubyivanemo tuvuge tuti ni ngombwa akazi kose ni akazi ntabwo ari ukuvuga ngo icyo wize ngo nicyo uzakora kuko hari abandi bagikora kandi batari basaza batari birukana nako kazi rero umuntu akora
n'undi yagakora nta muntu ukora akazi nk'akundi ngo byumvikane ko we ushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo ushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo ariko nsaba n'ubuyobozi kudushyigikira buriya icyo twivuga kwihangira imirimo ahanini ubuyobozi ntibudushyigikire basi ngo buze burebe n'aho tugeze nk'ubu nakuvuga nk'urugero nta rubyiruko rugira ibibyina bigirwa n'abantu bakuru yego nubwo bwose nta kazi dufite ariko ntabwo tutunzwe n'ikizi kuko wajya mu kabari ugasanga harimo urubyiruko runywa si ibyo rutari bwishyure abe makeya ariko urubyiruko niyo ya 300 cyangwa 500 wenda mu cyumweru tuze tuyatanga na leta izagira icyo izagira gute yego hari amakuru avuga ko abagabo binahangaha atari mu urwo rugo rwonyine n'ubundi abagabo binaha mukomeza gutotezwa abagore nta jambo abagabo mu gifite cyane nk'ibisanzwe umugabo muri iki gihe mu magambo avunaguye nge navuze byinshi swagenda ubwira polisi ngo umugore arankubise umugore agukubise atese niko bahita bavuga ngo gukubise ate ahubwo hagarara hamwe bagukubite none wowe bamugubungishijeho nk'iminsi 3 iminsi 5 cyangwa n'umwaka ushiri ubibera ruguru iyo ngiyo ariko nawe waje n'uvuga ngo urimo urarengana umugabo sarengana gute kubera iki impamvu rero ngo atarengana burabone ahanini ringo burasirazuba yego bwa Rwamagana burana benshi bafata imyanzuro yo kwigendera iyo ubonye urugo rurimo amakimbirane yego iyo urugo rurimo amakimbirane biba byiza iyo ugiye ko kuyutinze muri urwo rugo ibintu nibiri gupfa gufungwa kandi abagore bamaze kwishiramo ko n'umundi wo ugomba gupfa cyangwa bakagufunga uri umugabo rero bagomba kugufunga paka amakimbirane yawe abanjije kujya gute kucogora ngira ngo nsabe rwose nongera nsaba yego ingo zifite amakimbirane turi ku nonde nanjye no kuvuga nanjye sindimo turi ku rutonde yego turi ku rutonde tusaba ubuyobozi ko bwatwegera bukaduhamagara ingo zifite amakimbirane tukaganira kandi bakabasha no kuganiriza abana bacu abana bacu nabo bakaba umwanya wo kubaganiriza kugira ngo ibyabaye ntibizongere gusubira ibiba muri izo ngo zacu ntibizongere gusubira tugana ku musozo ni ye nama utanga ku rubyiruko cyangwa se ku bantu nanone bafite ingo ariko babanye mu makimbirane tugana ku musozo inama nagira urubyiruko rwose kuva ku rwize n'urutarize kuko siko twize amashuri yose ngo tuyasoze yego ndarushishikariza ko urubyo rwize atari byo rwiyumvisha mu mitwe ko ari byo ruzakora yego nuba ushoje amashuri ukaza ugasanga ababyeyi babagara ibishyimbo batera bigori bakora ikibaragira inka ari abayede ari abafundi ubikora ariko kuzageza igihe Imana izaguvivurira kuri kazi kawe ukumva baravuze ati hari kwa runaka hariya bakeneye umuntu wize ibi nibi ukajya gukora nicyo kintu nsaba urubyiruko naho inama wagira abantu babanye mu makimbirane bubatse ariko bakaba batabanye neza nama nagira ingo zifite amakimbirane ndasaba nge nsaba kuko urugo rufite amakimbirane ntabwo umuturage aza kurwunga ngo bikunde urwo rugo rwungwa n'ubuyobozi yego kuko iyo wabonye umuyobozi yabonye arubangamiye undi hari ukuntu we abifata akavuga ati reka wowe mba nkugize gutya uba ugiye kwa mama wawe mwirukana uba ugiye kwa mama wawe cyangwa nawe uba uhunze urwo rugo ujye gukodesha ngende saba ko ubuyobozi bwabasha kwegera abaturage bukatwegera bukatuganiriza ku ngo zifite ayo makimbirane kuko uburasirazuba twifitiyemo amakimbirane mu ngo bakabasha kudufasha buri muntu akabasha kubaho mu buryo bwe afite amahoro ntawe umubangamiye ntawe ubangamiye undi kandi bose n'ubundi iyo baje nk'uko mwaje hano nabo iyo baje bumva ubuhamya mu baturage urwo rugo rubayeho rute babana gute umugore n'umugabo nibo ko abaturage rimwe mama mufite amakuru tuba dufite amakuru nabo bavonga babimenye saba ubuyobozi rero ko bwadufasha twebwe bukegera hasi inzego abaturage bo hasi bakatuganiriza bigusigira iri ubifata nko kubyakira urabyakira ukavuga ni kwa runaka hapfuye umuntu nyine yapfuye kuko n'ubundi twe dusanzwe tuzi bye rwo turaruzi uriya mwana iyo atari gupfa ari kuzapfa umugabo cyangwa agapfa ki umugore ariko uriya mwana ne nabaye hagati yabo
abaye igitambo bari we wigendera. Reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana nkamwe nk'abantu mwabuze umujene ukiri muto ejo wari ufitiye igihugu akamaro wari kuzagira byinshi yari kuzakora ariko nanone tubabwire ngo mukomeze abasigaye nubwo batari kwemera ko muhagera. Nacyo biba byabaje abaturage buri umuturage wava akagera aratabara turatabarana mu muco nyarwanda turatabarana ariko iyo umuntu atakubwiye ngo singushaka iwanjye atagushaka n'uwo abantu umudugudu urimo abantu 300 500 uwo kirukana abantu bangana gutyo ubwo ufite impamvu imvano zabyo. Je kureka tuganire n'abandi. Murakoze cyane. Mudugudu iriwe neza twabanyita Emi. Yego. Ndi umunyamakuru w'Urugendo Online TV. Yego. Twari turi hano mu mudugudu wanyu wa Kavura, Akagari ka Nyarusange, umurenge wa Muhazi. Yego. Hari amakuru avuga ko hari umupeti umwana w'umusore bita Tayebwa hari waba witabye Imana yiyahuye biturutse ku makimbirane yo mu muryango. Twagira ngo tukubaze nkawe nka mudugudu ni ibintu mwabimenye gute se mwumvise ko umwana yaba yiyahuye kubera iyihe mpamvu nka bamwe mu bahageze? Yego koko nibyo inkuru natwe twabimenye. Twabimenye byabaye ejo nko mu masaha 10:00 nibwo inkuru twabimenye ko hari umwana muri urwo rugo yiyahuye. Yego. Twagerageje gutabara rero kugerayo dusanga kuko inkuru n'impamo. Cyangwa umwana yimanitse mu mugozi mu nzu iwabo. Yego. Mu by'ukuri uwo mwana ntabwo arasanzwe aba muri urwo rugo kuko yabaga i Kigali. Yego. Urugo rwaragamo se na nyina ariko nabo babanaga mu buryo babanaga mu makimbirane. Ubwo rero umubyeyi mama w'umwana niwe wabashije kutubwira nyine by'ubwo mwana kuko ni mudugudu ntabwo twari tumuzi ko yarasanzwe abamo ko ngo yabaga i Kigali. Atubwira ko hari hashize umunsi umwe ise yari yahavuye bivuga ko yari amaze iminsi ataba muri urwo rugo. Ise akaba yari yaragiye kubera iki? Kubera amakimbirane nyine mu muryango wabo wari basanzwe. Ubwo rero umwana aza ngo aje kurwaza nyina nyina ngo yaramaze iminsi arwaye. Ubwo mu kuza kumurwaza nibwo ise yaje batonganaho umwana na se. Batonganaho baganira ariko batongana kwa babwirana isabwira umwana nabi amagambo amusesereza amutuka ubwo nkawe nk'umuntu waganiriye nabo ayo magambo ayahe magambo yaba yatumye umwana w'umusore aza gufata icyemezo cyo kuba yakwiyahura? Amagambo umubyeyi nta magambo wumva yakagombye gutuma umuntu yiyahura kuko ngo yambwiye ngo nimbwa ngo ntacyo azimarira. Ibyo ni umupapa yabwiraga umuhungu. Yabwira umuhungu we. Gahora ku mashyiga na nyina. Bazapfa ntacyo yimariye. Nimbwa. Amagambo ni umubyeyi wawe waratubwiye. Ubwo rero umwana agazunguza umutwe yigira mu nzu ngo arimyoza yigira mu nzu. Bamwe barakomeza kuvuga bati ni nawe nk'uko bitubwiye ngo hari amakimbirane yari amaze igihe muri famiye yabo nkawe nk'umuyobozi ese mwumvise ko ayo makimbirane yaturukaga kuki? Amakimbirane bari basanzwe bafitanye twagagara kenshi bashwanye. Jango umugore Yego. Halo? Halo? Umugore
umugabo yazizaga umugore ko ngo akeka ko ashobora kuba amuca inyuma kuko umuntu wese wabaga yageze muri urwo rugo yumvaga ko ngo yagiye kuryamana n'umugore we yego ariko ndibuka n'abakozi bakoraga babumba amatafari nabo bose akabibaziza twajyayo nk'abashinzwe mbese umuntu wese w'igitsina gabo ugeze muri urwo rugo yumva ko ngo yaba yagiye ngo kugira icyo akorana n'umugore we ko biri kuvugwa ko ngo mushobora kuba namwe inzego z'umutekano mwahageze bakabirukana yego twahageze umugabo ubwo yaje dusanga twageze tuje gutabara umugabo aratwirukana ati ntabwo mbashaka rwose abayobozi simbashaka n'abaturage bose babirukana byabayeho rwose uko byagiza naho biba ngombwa ko umugabo atari burare muri urwo rugo inzego z'umutekano zifata umwanzuro yuko atari buharare ko urumva n'ubundi bari barimo amakimbirane yaragikomeje kandi bareba bari no mu byago tugana ku musozo ni iki kintu wabwira abaturage bo mu mudugudu wanyu ahangaha muyoboye ikintu nabwira abaturage mu mudugudu wacu ni uko tugomba kwirinda amakimbirane kuko ahanini ko bigaragaye amakimbirane ntabwo ari meza mu muryango amakimbirane aganisha ku rupfu bw'umwe muri bo ubundi tuba dukwiye kubana neza mu muryango w'abantu ufite ikibazo akakiganiriza ubuyobozi tukabaganiriza bitarinze bigeraho bifatiye intera urabona ko nubwo atari umwe muri bo ariko bigize ingaruka ku mwana wabo abaturage rero tujye tugerageza tubane mu mahoro ufite ikibazo akivuge hakiri kare abantu babashe kugikemura reka tubashimire murakoze cyane ahangaha mwatabaye ariko ngo babirukanye mu rugo batwirukanye ari nijoro njyewe ntabwo nijoro banyirukanye kubera yuko naje kare ariko abasigaye ngo babirukanye babinsobanuriye bati twagenda barirukana abantu turagenda kuko bahita batwirukana bababwiye ko impamvu babirukanye ari iyi bavuze ko hari abantu bashaka kwiganirira ku bibazo byabo tugenda mu muco nyarwanda tumenyereye ko abanyarwanda ubwacu turatabarana yego bisobanuye iki kuba umuntu yaba yagize ibyago ariko abandi mwamutabaye ntabumve natwe tuyobeye ibyo bintu byatuyobeye ubundi mu muco nyarwanda ubundi umuntu agira ibyago abantu bakagenda bagacana igishito nta gishito cyahageze yego bagacana bakicara ku muriro bakaganira bakabyina bakaruko ijoro rigacya mpaka kuzageza igihe umuntu ashyingurirwa yego abantu batabura muri urwo rugo haba ku manywa haba nijoro abantu bakaba bari muri urwo rugo rero urwo rwanyobeshye nayobewe yiba ari abanyarwanda nayobewe niba ari ibiki byanyobeshye batwirukanye rwose nuko kukuze se mama nkawe ukumva ko urabona uri umuntu mukuru ubifata gute nyine nkawe wumva ko abantu ari abantu bateye bate uragira uti se ni abanyarwanda niki bateye nabi bateye nabi none se abantu baraje kugeza ubu ntuye hano yego ni ubwa mbere nari ngeze mu rugo rwabo kandi ngaba turaturanye ni ubwa mbere nari ngeze mu rugo rwabo ntabwo bashyikirana n'abandi bantu ntabwo dushyikirana ngo bagira bati umwaramutse mumeze mute nuko kandi ntureba yego ntureba aha hantu dutuye ari hitwa mu mudugudu wa Kavura iyo uje ukaza uturutse ahandi ukikunja ntugire ngo ubonane n'abantu ntawegerane n'abandi utegerane n'abantu nabo barakureka uyu mudugudu ni kuteye yego urambwiye uti nahageze mbere ariko nge ntago banyirukanye naje kugira igihe ngiye kwiruhukira nkawe nk'umuntu wari uhari wumvaga bavuga ko umwana w'umuhungu ubundi yiyahuye kubera iki nta kintu bavuze nta kintu batubwiye uretse ko twebwe twikekeye burya ntumbaze abantu bagira ibyabo twebwe twatekereje ngo
ni amakimbirane y'iwabo ko ngo yanaharangwaga cyane bavuze tuti ni amakimbirane y'iwabo niyo yatumye umwana yiyahura ubwo n'abantu twese niko tubizi tuzi ko ari amakimbirane ntumbaze ikindi kintu yego mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo irya mukuru riratinda ariko ntirihera ni iyihe namugira abantu bubatse ikintu nabagira inama babane neza bari abantu barakuze bari abantu barakuze ntibakagombye kugira gute kugirana amakimbirane umugore yafungishije umugabo yamufungishije ubwo azira iki azira ibyo bikimbirane byabo aragenda aramufungisha amaze kumufungisha umugabo araza kuzafungurwa afunguwe aje nanone ageze muri uriya rugo ntabwo yahamaze icyumweru birongera biragaruka umugabo arahava yatabaye nk'uko twese twatabaye abaturage umugabo yaje atabaye nawe atabaye ko hari abavuga ko ngo nawe yahageze agakubitwa bakanamwirukana ntabwo mbizi kuko mu nzu yabo sinageze yego simbizi niba yahageze agakubitwa ntabwo ibyo mbizi twari hanze mu muhanda yego naje kugira gutya kuba bwari bwije njya kwicyurira amatungo yanjye nsubiyeyo ubu nonaho nka saa yine uhageze baranyirukana barakwirukana twari benshi ntabwo nari jyenyine none ubwo umwana w'umuhungu akabaza gushyingurwa gute niba abaturanyi mwebwe ubwanyu muhagera bakabirukana ese arashyingurwa te cyangwa arashyingurwa n'inzego ntabwo ibyo mbizi iyo ari leta ari mu mushyingure dufite akarere dufite umurenge ntibari bamare mu mushyingure simbizi kuko abaturage babiyamye yego mama urakuze kandi wanambwiye ko inaha muri Rwamagana uhamaze igihe kinini yego warahavukiye keshi na keshi usanga ahangaha muri Rwamagana iburasirazuba hakomeza kugenda havugwa impfu nyinshi cyane uwo batishe bamwe bicanye mu ngo biterwa n'iki naho ubundi muri Rwamagana iki kintu ntiwakimbaza ngo nzakikubwira ntabwo mbizi kuri kose ntabyo nzi inzangano sinzi iyo ziva zo kwicana mana yanjye ntabyo nzi ukisabira iki inzego z'ubuyobozi baducungira umutekano bakomeze baducungira umutekano tugire umutekano usesuye kandi nabone mana yanjye none si bari bazi ko byaba ntabwo bari bazi ko byaba none se wamenya ngo umuntu ari bwiyahure wamenya ibiba mu rugo rw'undi ntiwamenya ibiberamo reka tugushimire kandi tubabwire ngo mwihangane yego namwe murakoze uragira uti nyakwigendera wamaze kwipfira njye nagiriwe amahirwe yo kuba naraganiriye nawe nkawe nk'umuntu mwajyaga muri kumwe uri umujeni yari umujeni mugenzi wawe wumvaga ari umuntu ufite intekerezo zimeze gute yene nitwa Bikorimana Alphonse uriya muhungu twajya duhura 5 tukaganira yego haje twashanye n'igisheke ejo bundi ashize yego mama we twakoranaga kenshi namuzanira n'amazi yego namuzana amazi akambwira ati se muhungu wanjye Bikorimana kwino dufashe kenshi njya kubabumbira n'amadafari yego umva nawe ari mu rugo n'ijya nayabumbye bumbishije ariko nabonaga umwana witonda tukunda kwiyambara ikabutura tugasanya igisheke ntari bike nkawe mwaganiriye wumvaga tekereza iki gishobora no kuba cyatumye yiyahura rwose hari umwana wacishaga makeya makeya mwaganaga makeya mwiriwe muhego Bikorimana bite ni byiza aje kudusura cyane yego akenshi umuntu akorera mu mujyi Rwamagana sinkunda kwaba cyane yego ariko nawe byambabaje ejo nibwo twakubitaye na nyina sagahera afite avuye kuri moto ako kanya nabwiye ati se mahabuje ameze bite ni sawa ati Bikorimana kuki ubona mvunika ntuza kumfasha nabwiye ati rero ntago ndabona ko turi kumwe n'abantu ariko nanije gutwaza ariko naribe nagiye mu rugo ngeze mu rugo ko nagarutse numva mbona imbaga y'abantu hari myinshi cyane kumva ko nk'umuntu wahagendaga Bikorimana ashobora kuba yiyahuye kubera iki ntago yitwaga Bikorimana njye nitwa Bikorimana we bamwitaga sinagiye neza ariko ntago nkibuka neza
ariko twaganiraga n'ibirenze. Hari bamwe bavuga ko inaha abajeni ari bamwe mu bihisha inyuma yo kuba ari bo bagenda bagirira abantu nabi, kuko ibyo bintu byaba ari byo cyangwa bagira abantu nabi ngo hari abajeni binywera amatabi, ibiyobyabwenge na wenda birashoboka. Urwagwa bararukubita, urwagwa yego ruhaba nyine, ariko ntabwo yinywaga. Harimo abanywa ariko nta n'inzoga zikunze kuba cyane z'inkorano. Hegere mu mujyi nta kibazo gihari cyane. bivugwa ko abajeni mutagishaka gukura amaboko mu mufuka. Barakora, abenshi barakora rwose, abakora ibyede, abakora ubufundi, abakora iki barakora, ariko nta muntu uyandarika cyane na yego. N'ubu ngubu kenshi tuvuye no mu kazi, ariko ntabwo akora hapfuye umuntu. Tuvuga ngo tujye gutabara, ariko nanjye numvise ko nta muntu wemera kuhagera, nanjye birancanze. Ko mutabaye se mukaba mwumva kurumva nkawe yari inshuti yawe, yari umuvandimwe, umunsi ku munsi wajyagayo mugasangira, kuba muri kugerayo bakabirukana, nanjye ndatunguwe. Ntabwo ndagerayo neza ngo mbimenye, ariko mukanya ndatembera njye kureba ko bimeze nanjye. Rebe ko babirukanye koko. Bigusigira irihe somo nkawe nk'umujeni, ni iyihe nama ugira urubyiruko bagenzi bawe? Isomo wenda niba umwanzuro afashe, sinzi uko wawutekerejeho. Gufata umwanzuro wo kwiyahura, tekereza se ni umukobwa yamwanze, tekereza se ni amakimbirane se na nyina, tekereza se ni ibiki natwe byaducanze, ariko icyo cyemezo afashe simbizi uko yabifashe. Icyemezo tutangiye nama ku rubyiruko bagenzi nama naha urubyiruko, niba babona amakimbirane mu muryango, bemere bafata icyemezo bagiye gute, ajya ahandi cyangwa naho ubuzima budashakira, akajya ni Kigali akora icyo kiyedi cyangwa akora icyo gifundi, akihangana agasiga amakimbirane aho ngaho iwabo. Yego, ukwihangana nyine nta kundi. Reka tugushimire kandi tukubwira ngo ukomeza kwihangana kubwo kubura inshuti yawe. Kwihangana mwakoze cyane.